ya P6 amaze gusohoka nasanze natsinze kandi ku manota meza. Kubw'amahirwe banyoreza kwiga ku kigo cyari hafi no mu rugo. Urebye nta rugendo runini rwari rurimo. Umunsi rero wo kujya ku ishuri warageze, nuko ndabyuka nditegura ndapakinga ibyangombwa byose nasabwaga. Uwo munsi ni na mama wamerekeje, agenda ambwira ko nakuze nabaye umuntu mukuru ngiye kwiga muri segonderi. Gusa kuri njye numvaga ari ibintu bisanzwe. Tugeze mu kigo ndabyibuka nari imeze igikapu kinini pe, cyari kirimo ibikoresho by'ibanze bimwe batuma. Harimo igikombe, isahane, ibikoresho by'isuku, amakaye n'amakaramu na twa tundi namwe murabizi. Muri ako kanya rero tugeze kuri gate, njya kumva numva umugore wari wicaye afite inkoni aramamagaye ati, "Niko akana we, ko mbona igikapu kigusumba, witwa nde, uje gukora iki?" Njye nahise nibaza nse uyu muntu yigisha iki. Narebye mu maso ngira ngo mubaze uwo ari we, naramubaza abarambwiye ngo kudasubiza. Ako kanya ubwoba bwahise bunyica, bamubwiye amazina yanjye, mubwira ko nje kwiga. Naho iby'igikapu kuba kinsumba byo numvaga ari nko kunyuzura. Amahirwe nagize, mama yahise amuca mu ijambo, amubwira ko impamvu igikapu ari kinini ari uko harimo ibikoresho byose nzakenera mu gihembwe. Uwo mugore yahise amamagara mu mazina yanjye, arambwira ngo rambike icyo gikapu hasi, bagusake barebe niba nta bintu bidasanzwe winjiranye. Ako kanya noneho ubwoba bwahise bwikuba kuruta ubwo nari mfite. Baranyakiriye baransaka, bambwira ko nabaye umuntu mukuru, bambwira ko kwiga ari byo binzanye muri icyo kigo nta bindi. Mama icyo gihe yahise aba Minervari, arangije arambwira ngo rero ndatashye, uzige neza mwana wanjye, uzabitsinde. Nihazagira ikibazo uhura nacyo, uzaza hano kuri ofisi bahamagare mu rugo. Si ukukubeshya sinzi aho amarira yaturutse. Ijambo nibuka nahise mvuga ati ni arongera ansubiramo ati ndatashye. Uriya mugore uri kubona ashinzwe discipline y'abanyeshuri, niwe witwara nabi azakwirukana. Gusa uzitware neza, sibyo? Amarira yari amaze kugera mu maso yatangiye kuzengamo, nsubiza mama mfite n'agahinda kenshi ati nziga neza. Ako kanya prefet de discipline ahamagaye undi munyeshuri aramubwira ati, "Ijyana uwo mwana umwereka sasa, umumenyereza ikigo, kandi umenye ko yagiye kurya dore amasaha yo kurya aregereje." Mama yahise agenda, abaranseze ati ngaho bayi, jya mu kigo usanga abandi. Gusa ako kanya njye n'uwo munyeshuri twahise tugenda, ariko amarira ndi ku birenge. Uwo musore bampaye ngo amanukane ajye kunyereka aho kuryama. Twamaze gutandukana n'abayobozi, abarambwiye ngo ari ahantu yari agiye, amunda bari we ngo ujyana muri dormitory. Nari mutoya pe, yaba muri physically no mu mutwe. Ijambo buri wese yambazaga yarambwira ngo ese we wibutse kuzana Ibyo. Bamanukanye bansereza, umuntu duhuye wese akanseka ngo ni mutoye. Hakaba n'abambaza ngo ese we ubu nunyara ku buriri. Nukuri nari mbihiwe. Ibyo rero bigatuma nibuka inshuti zanjye nasize mu rugo, ndetse n'ukuntu abaturanyi bamerekeje. Mbese nyine nawe urabyumva. Twaramanutse nkigera muri dormitories, ikintu nahise mbona bwa mbere, nabonye abantu basaga hafi 30% bari muri dortoir bambaye ubusa, abandi bambaye amaboxer, abandi bari koga muri washing room zidafunze. Isoni ziranyica nkajya nubika umutwe. Kuko nari mfite rero matera nziza, uwo mutipe twamanukanye abarambwiye ati tujye kurarana. Urabyumva nawe, ntabwo nari guhakana kuko yarandutaga. Yigaga muri sina 6 icyo gihe. Yagendaga abwira abandi banyeshuri ngo ndi petit frere we, bigatuma batantoteza cyane cyangwa se kunyuzura nk'uko bari kubikorera abandi. Ubwo rero mba nisanze muri room y'abasina 6. Gusa icare zose nubwo zari ziri kuba, njye nabaga ndi gutekereza aho mama yaba ageze asubirayo. Nkumva ndamutse nsohotse ikigo namukurikira, ndetse nkahita amubwira akanshakira ahandi njya kwiga, kuko nari namaze kugira ubwoba. Bari kunsasira, umwe muri abo yaraje amfatira indobo. Noneho mu kuyifatana n'ikintu yigize ambwira. Bamwirutseho mubwira ati iyo ndobo utwaye ni iyanjye. Arandiye baransubiza ati mva inyuma peti. Nangira guta umutwe rero sasa.
bibwiye wa mutipe aho yari ari gusasa aba araturitse araseka ati hano nta muntu ugira indobo ye. Noneho bitangira kumbera ihurizo. Si ukukubeshya natangiye gutekereza kujya kureba wa muyobozi banyeretse ngo ahamagare mu rugo babwire ko indobo bayitwaye. Ako kanya abandi banyeshuri bahise bambwira ko nanjye mbishatse nafata iyo mbonye nkajya gukaraba. Icyo kibazo kiba kirakemutse. Kurya bwo si ukukubeshya sinanabitekerezaga, ahubwo nibazaga ahantu ndi bikanyobera. Iki gihe rero hari ku isabato abantu bavuye gusenga nibwo bambwiye ko igihe cyo kurya kigeze. Sohotse hanze yaho muri room y'abasenior 6 mbona abantu benshi n'udusahani bari kuzamuka. Ako kanya nanjye nikoza muri cya gikapu cyanjye mfata isahani n'ikiyiko nzamuka mbakurikiye. Atwenda kwinjira muri sale yo kuriramo nahise mbona ku muryango hahagaze undi munyeshuri ariko wagira ngo ni gitifu w'akarere. Yari umusore w'ibigango, yari umusore muremure kabisa. Yari afashe mu mifuka, numva hirya yanjye abana bavuga ati yitwa Derefe. Ubwo rero na Refe sinari nzi icyo ari cyo. Abantu bashyashya baduhaye table ako kanya. Twarariye dusubira muri dortoir. Abandi bo bahise bajya kureba filime ngo kuko hari muri weekend. Nimugoroba rero amasaha yo kurya nanone yarageze. Gusa muri iryo joro nabonye ibitangaza. Naragera kuri table ndiraho nagiye kubona mbona wa musore muremure w'ibigango witwa Derefe akubise umunyeshuri urushyi rwiza. Ikintu yari amujijije ngo nuko yari ateye ipafu. Ijambo ipafu nabwo ni ubwa mbere nari ndyumvishe. Weekend yanjye nuko yarangiye. Umunsi wo kuwa mbere wo kwiga waguyemo uburageze. Ubwo nari maze iminsi 2 mu kigo. Iki kigo nagiye kwigaho rero cyarakabyaga byatari. Kuwa mbere nka saa 9 zo mu rukera nagiye kumva numva urusaku ku muryango bameze nk'abahonda amabuye. Nkangutse ngo ndebe mbona umugabo mu makoti yo kwifubika manini afite inkoni nziza yambaye imyenda ya siporo. Atubwira avuga cyane ati mubyuke mujye kwiga hakeye, ni muzi ko mufite national exam uyu mwaka. Mwibuke ko njye nararaga muri senior 6 kubera wa mutipe yari yanzanye dutangira kurarana. Maze naribye ahantu ari kuvuga ko hakeye umutima uransimbuka kuko bwari bukije kabisa. Gusa nanone yari afite inkoni kandi ubona ko yiteguye kwikubita umuntu. Nahise mbyuka rero mfata indobo njya kwimenaho amazi akonje nk'urubura. Garuka ndi gutitira, wa mutipe twaranaga na bagenzi be bati aka kana karacyafite amava muhira. Iryo jambo naryo narimenye ndi mu kigo. Nariteguye mfata amakaye yose uko yakabaye yageraga muri 15. Mfata amakaramu iy'umutuku, ubururu n'umukara ndetse na boîte mathématicale yo yari icyuzuye. Kira muri baga ubundi bandangiraho hari bloke ndajyaho ngo y'abantu b'abaruru. Iryo jambo naryo nibwo bwa mbere nari ndyumvishe. Ntabwo yari yacanganye cyane rero nahise magera ndinjira. Ngeze aho muri classe mbona abana bose batitiye, mbona burya sinjye nyine byabayeho. Nahise njya kwicara nyuma mbona ukuntu twese turi kureba, mbona koko tutaziranye. N'abari baziranye bake ubona bari kuganira nabo bavuga ukuntu weekend yababihiye. Gusa nubwo twese bari batuzindukiye ariko mu by'ukuri ntacyo kwiga twari dufite. Ariko burya muri classe ntihaburamo bagakayi. Hari umwana wari ufite ikaye ya set cyangwa se science yo muri P6. Ari kwikorera kayitide gake mu gihe abandi mbeho twe yari twishe. Twicaye muri classe burinda buke. Basonera kujya kunywa igikoma. Barasonye tumanuka muri dortoir tujya gufata ibikombe. Nuko ako kanya rero refe turayuzura. Icyo nibuka neza nuko wanyoye igikoma cyinshi yafashe igikombe cyuzuye. Nge rero kubera bwari ubwa mbere mbonye ibyo bintu abantu basangira, nagize ngo batitse giki. Ibyo byararangiye tujya kwiga, abarimu baraza baratwibwira natwe turivuga. Nubwo bitari byoroshye kwivuga cyangwa se kuvugira mu ruhame uko byari bikiri hasi, kwiga byo byari bisanzwe. Umwarimu umwe yarazaga tukivuga n'undi bikabuko. Umunsi wose twarivuze, twabyise kwibwirana.
Cyakora imibare umwarimu yaraje adusigira icyo twakwita table of content y'ibyo tuziga byose mu gihembwe. Twihuse muri etide ya nimugoroba nazamutse muri classe mbona ishuri riruzuye. Abantu bari kwiga biranyobera. Bose bari guca marije mu makaye yabo, abandi bari gusubiramo kose za content y'imibare yadusigiye. Mbonye mbuze icyo gukora, negera mu bo twari twamenyanye natwe tuba twiga table of content. Icyo gihe natangiye kwiyakira, mbona ko ibyambayeho na bagenzi banjye byamaze kubabaho. Twarakomeje, umunsi wa kabiri n'uwa gatatu wo byari bimeze kimwe n'uwa mbere, uretse ko twari twatangiye kwiga amasomo amwe n'amwe. Buri muntu wese agira inkuru ye yihariyeho, ndetse ugasanga ayihuje n'abandi, by'umwihariko igihe wahinduye sosiyete ukajya mu yindi nshya utari umenyereye. Nanjye rero iyi ni inkuru yanjye igaruka ku buzima nanyuzemo nkigera muri segonderi bwa mbere. Ni inkuru usanga duhuriyeho turi benshi. Njye wumvaga kuri mikoro ni kimwe ibisanzwe. Kora subscribe kuri 21 TV ndetse unatere komenti unakoresha kuri ino video. Story zo nakagaruka kandi zirahari ku bwinshi.